Abanyeshuri benshi mwarangije segonderi muri umwaka wa 2025 murabizi ko maze iminsi mwibaza uko bizagenda kujya mujye muri kaminuza. Hari n'abandi bagiye basaba admission letters kujya barebe ko bazajya kwiga muri kaminuza cyangwa se barebe yuko bazabona amahirwe yo kujya hehe muri kaminuza. Ibintu byagiye bikorwa mu minsi yasije cyangwa se mu gihe cyarangiye, buri mwana wese ategura future yiwe ariko mu byo kugira yongera ubushobozi bwo kwiga mu mashuri makuru nka za kaminuza. Ibi murabizi abafite admission letter hari icyabaye muri phase ya mbere aho bababwiraga yuko cyangwa se twita intake kugira byumvikane neza, bababwira yuko mugomba kugira ibyo muza kugira muzajye kwiga mufite icyo bita financial support. Uyu munsi rero ku itariki 23 muraza kunyemera noneho mbabwire heke nk'ikigo cy'igihugu cyangwa se higher education council igitangaje kuri abanyeshuri noneho bagomba kujya muri second intake mu mwaka wa 2025 banatangira amashuri muri 2025. Urumva ni umunsi turimo wera uyu munsi 23 rero z'ukwa 12 2025 wasanga wenda amahirwe agiye gusekera kubw'impamvu yuko wenda ushobora kugiye kubona icyo bita support cyangwa se ubufasha kujyanye na financial, none ukazabasha kwiga kaminuza nta kibazo kirimo. Muraza kunyemera mbasharinge buno butumwa bwihuse ariko ndigira ngo wenda byibuze namwe mu sharing ku bantu benshi bishoboka, cyane cyane yuko ayo mahirwe cyangwa se n'amahirwe araba mu gihe kitarenze ibyumweru 3 cyangwa se 2, cyane cyane ko munsi ko tuminsi mikuru hari n'iminsi izagenda imwe n'imwe iba interrupted. Rero wowe udukurikiranye ahangaha ni kuri Tramenta TV, ndumva ino channel wenda uzagira yumva ibintu byinshi cyane byiza cyane biri update cyangwa se bya bintu bya mentoring kujya gufasha kugira ugere ku kintu uvuye ku kindi kintu gisa nka hari gitoya ku cyo waruzi. Munyemere rero mbasabe ukanda subscribe, ujya muri commentinga, ukanda like, usharinga n'abandi ino channel kugira yumvikane. Tumenyerewe kuba twahuriraga kuri Tera TV ariko akenshi tuzatuyasharinga amakuru agezweho cyangwa se mentorship hano kuri ino channel bita Tramenta TV. Mu yandi magambo mureke dutangirane mu buryo. Nkuko nababwiye rero heki tangazo ryihutiwe kandi ishobora guhita ritangira kugira effect iri positive kuri bamwe uyu munsi cyangwa se kuri negative ku bandi batazabimenya, ari mpamvu dusaba kugira musangiza aya makuru abo bireba bose, aho iri tangazo rivuga yuko rireba bifuza gusaba inguzanyo yo kwiga mu ishuri rikuru rishya cyangwa se ryigisha ubumenyingiro n'ikoranabuhanga aho dukunda kwita Rwanda Polytechnic mu mwaka w'amashuri 2025 second intake. Iyo bavuze second intake habarabaye icyo bita first intake. Mu yandi magambo aya ni amahirwe ya kabiri agiye gukorerwa bano bana bashobora kuziga cyangwa se bashaka kuziga muri Rwanda Polytechnic cyangwa se mu ishuri ryigisha ubumenyingiro n'ikoranabuhanga. Ubuyobozi bw'ikigo cy'igihugu gishinzwe amashuri makuru mu Rwanda Higher Education Council buramenyesha abanyeshuri barangije umwaka wa 6 w'amashuri yisumbuye, ubwo n'abandi bafite A2 cyangwa se AD mu gifaransa muri 2025 bakabifuza gusaba inguzanyo yo gutangira kwiga umwaka wa mbere mu mashuri cyangwa se mu ishuri kuri ryigisha ubumenyingiro n'ikoranabuhanga Rwanda Polytechnic mu mwaka w'amashuri 2025. Ibi bikurikira tugiye kurebera hamwe byibuze ibintu bitandatu ugomba kusabwa kugira ngo inunguzanyo yemererwe mu mwaka w'amashuri tugiye gutangira, cyane cyane yuko muzi yuko 2026 mugomba kuba muri ku ishuri kandi murimo mugira ute mukurikirana isomo na lecturer wanyu. Icyambere nuko mugomba guhitamo ko icyo bijyanye no gusaba inguzanyo bizakorwa guhera ku itariki 23 akaba uyu munsi z'ukwa 12 kugeza 11 z'ukwa mbere 2026. Nyuma y'ayo matariki nta busabe bw'inguzanyo buzakirwa. Mu yandi magambo umunyeshuri wese uzi ko yarangije akafite diplome ya AD cyangwa se yarangije umwaka w'amashuri wo mu 6 bitewe n'icyo wize ariko wifuza kuzajya kwiga muri Rwanda Polytechnic muri second intake, nkuko nabibabwiye tukitangira, urasabwa kuba wasaba inunguzanyo guhera itariki y'uyu munsi kuzajya ku itariki 11 z'ukwa mbere 2026, cyane cyane ko muzi ko kwikora mbere biguha amahirwe masa cyangwa se amahirwe yuzuye kuruta uzaza nyuma. Muzi ko na system zigenda akenshi ziba interrupted. Rero ndagira ngo umuntu wese bireba guhera uyu munsi natangira agerageza amahirwe yiwe asaba ikijyanye n'inguzanyo. Icya kabiri, usaba inguzanyo agomba kuba yaramaze kwemererwa umwanya. Nabibabwiye tugitangira icyo twita admission. Ntabwo ushobora kujya gusaba inguzanyo runaka utari wemererwa
umwanya cyangwa se utari wemererwa aho uzigwa muri Rwanda Polytechnic mu cyo twita RP. Mu yandi magambo, manzi umenye neza yuko ufite icyo bita admission, noneho ubone gusaba inunguzanyo ariko ufite ahera. Icya gatatu cyihutirwa mu gusaba cyangwa se kizagendwa mu gusaba nuko gusaba inguzanyo bikorwa hakoreshejwe umurongo wa internet cyangwa se ikoranabuhanga ariyo twita hecmis.hec.gov.rw, ugakurikiza amabwiriza nk'uko murabisanga muri system. Ku bantu wenda muraza kugira ikibazo muze kunyandikira mbahe ino link, ariko urajya muri browser yawe wandike hecmis cyangwa hecmis h na e na c na m na i na s ubundi kuva mu Kinyarwanda akadomo h e c akadomo g o v akadomo r w ugahita ukanda enter. Ibi birakwemerera yuko uri tujya kuri page noneho ushiramo data cyangwa se ibyo bagusaba byose ukurikize amabwiriza. Icya kane gisabwa kugira ubone inguzanyo nuko usaba inguzanyo agomba kuzuza neza amakuru yose asabwa nkuko urabisanga kuri iyo form nabahaye haruguru, kandi bigakorwa mu buryo bwiza nta kuzuyo cyangwa se nta kubeshya amakuru uraza gutanga, kuko kubeshya amakuru kwa biraza gutuma utabona amahirwe asesuye. Icya gatanu gisabwa nanone kugira ubone inguzanyo nuko abemerewe gusaba inguzanyo ari abarangije amashuri yisumbuye mu mwaka w'amashuri uyu nguyu turimo 2025 gusa, nta bandi bemerewe kandi babonye icyo bita admission muri second intake cyangwa se mwarahawe equivalence na NESA yerekana ko warangije umwaka w'amashuri 2025 ku bantu bize hanze cyangwa se bize muri porogaramu zo hanze. Murabizi mu Rwanda nyine dufite ibigo bifiri international bitanga transcript cyangwa se diploma ari international. Abangaba n'abakeneye kibita equivalence bakuye muri NESA igaragaza yuko nyine ibyo bize biri equivalent cyangwa se bifite aho bihuriye no mu Rwanda. Iyo bagwaye ino equivalence rero ubu bimeze nk'umuntu wize mu Rwanda ufite standardization ikwemera kuba wajya kwiga hehe muri kaminuza y'u Rwanda. Bivuze ngo nimba warize muri mu ishuri iri international urasaba ko ufite equivalence kugira izashingirweho baguha umwanya cyangwa se ubona inunguzanyo nk'uko twabivuze tugitangira. Icyanyuma ari nacyo gikaze cyane, abafite equivalence basabwa kuzuza neza amakuru yabo harimo nimero y'indangamuntu, nimero ya equivalence, ahuzwa index number n'andi makuru yose yasabwe muri system. Nuvuga ngo ukimara kwinjira hariya muri hecmis.hec.gov.rw uraza gusangamo aho bakubaza index number, aho urashiramo ubwo urasabwa ko ufite nimero y'indangamuntu na nimero ya equivalence wakuye muri NESA kugira bino bintu byabize kugira ute bize gukunda. Nekereza yuko wenda ku muntu wese twari kumwe kugeza aka kanya ahangaha ni kuri Mentor cyangwa se Tera Mentor TV. Urasabwa kugira ngo nyine tuye tubana kandi subscribe wishangiza n'abandi ino nkuru kugira abantu benshi ba joining ahandi tuye kuyatanyuza andi makuru ari update mu gihe ahandi hari kunyuraho ibindi bintu bitandukanye cyangwa se nkuko musanzwe muzi tuhakorera ibintu bitandukanye. Ciao ciao, ikiganiro cy'igaruka, reka tuze guhura mu kindi kiganiro gikurikiraho. Turabakunda cyane.